Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Duherukana mu gice cya mbere rwose umuhungu wacu bamubwira ko azajya aza hano ku irimbi agahura n'uriya mukobwa w'inshuti yiwe. Dutangiye igice cyacu cya kabiri tubona rwose yageze ku irimbi ariko yatunguwe no guhura n'undi mugabo. Ese uyu mugabo ninde? N'abatindiye rero reka dukomeze dukurikire tumenye uko byagenze. Urakora iki hano kumva y'umukobwa wanjye? Ukumva y'umukobwa wawe? Umukobwa wanjye hashize imyaka 3 apfuye, yitwa Zinduna. Ndarota cyangwa uravugishwa? Zinduna uraza kushinyagura kumva y'umwana wanjye? Uzi icyamwishe? Ntago ndi gushinyagura, hano niho murira n'inshuti yanjye, umukunzi wanjye, umukunzi wawe. Nimba ushaka kumenya umwana wanjye icyo yazize, nkurikira uze tugende mbikwereke, uramenya byose uko byatangiye. Nkurikira. Umuhungu wacu yakomeje gutekereza cyane, byaramushobeye. Urabona ko bari mu nzira, bari kugenda rwose. Bakigenda bakiri mu nzira rwose, yaje kubona ya nshuti yiwe. Yaramuhagaritse, bite urajya hehe? Uyu mugabo arambwiye ngo tugende, hari ibyo agiye kunyereka. Agiye kukwereka iki? Narindi hariya ku irimbi nagiye guhura n'umukunzi wanjye. Natunguwe no kubona uyu mugabo aza avuga ngo ndakora iki kumva y'umukobwa wiwe, ngo umukobwa we amaze imyaka 3 apfuye. Niko kumbwira ngo nima nshaka kumenya icyamwishe nimukurikire ajye kunyereka uko byagenze. Niko kuza mukurikiye ngo ajye kunyereka. Ntago muzi, ntago nzi bye rwose. Twahuriye hariya ku irimbi, arambwira ngo nimukurikire, nanjye ntagutinzamo nahise mukurikira. We wakigoryiwe, urakurikira umuntu utazi? Njye ndi mukuru wawe, ndakubujije ntugende. Njye numvaga nta kibazo rwose kugenda nkamenya ukuri. Numvaga nta kibazo kirimo. Ndakubwiye ngo ntugende, ndakubujije nka mukuru wawe. Uranyumva neza? We nakubwiye ngo nkurikira uze tugende. Ngwino tugende njye kukwereka amakuru yose ushaka, ndayafite. Ndakubwiye ngo ntumukurikire, ngwino tugende. We kijana. Umuhungu wacu bamujyanye rwose atabishaka, ariko aragiye. Abandi rwose bari gutembera ariko ntabyumva, arumva yasubirayo. Ese wowe ari wowe wabyifatamo gute? Bageze hari imbere, urabona ko rwose ari ahantu hatuje. Batangira kuganira. Urambujije ngo nere kugenda, kandi nibwo nari kumenya ukuri. Kubera iki? Kubera icyo umbujije? None ndamenya ukuri gute? Ariko uratekereza ni gute ukurikira umuntu utazi bye? Uramukurikira nkande? Uramuzi? Uzi aho akujyanye?
birancanze. Ugumye hano reka ngende njye kugura itabi ndaje. Tukiri aho rwose umuhungu wacu amaze kumusiga, wa muhungu rwose niwe wa mukobwa w'inshuti yiwe, ntabwo byoroshye. Aje asanga wa muhungu rwose, bite sheri umeze ute? Nari ndi kugutekereza. Umenye gute ko ndi hano? Nari mbizi. Nagiye hariya ku irimbi handi dukunda guhurira, ariko mpageze nahuye n'umugabo arambaza ngo ndi gushaka iki ku irimbi, kumva y'umwana wiwe witwa Zinduna. Umwana wiwe w'umukobwa amaze imyaka 3 apfuye. Mu mutwe numva byivanze. Ntugire ikibazo sheri, abantu se ntuzi ko bitiranywa? Ubwo wasanga ari undi witwa Zinduna akaba yarapfuye. Ntugire ikibazo, njye ndahari ndi uwawe, ntutekereze byinshi. Kandi humura, ndagukunda rwose. Okay, ntaribi, reka twikomereze. Numvaga ngukumbuye cyane, mba numva twahora duhura buri munsi. Nari mfite igitekerezo, reka ntituzajye duhurira hariya, tujye tuza duhurira ahantu hatuje nk'aha ngaha, hari akayaga, urabona ko hameze neza. Okay, nimba bitakubangamiye twazajya duhurira hano. Urabizi ko nkukunda. Sheri nta kibazo, aho uzashaka tuzahurira rwose. Okay, reka njye mu rugo, ubwo tuzasubira. Umukobwa wacu rwose akomeje gucanganya umuhungu. Umuhungu wacu akigera mu rugo ahuye na wa muhungu yamubwiye ko agiye kugura itabi. Brother, ko wambwiye ko ugiye kugura itabi nkutegereze ukaba watinze kugaruka, byagenze gute? Umuhungu wacu banza anywa itabi rwose. Urumva ibintu ari kuvuga? Ngo wambwiye ngo ugiye kugura itabi? Wabimubwiriye ko utigeze uva hano? Wabimubwiriye he? Ntabwo mbyumva rwose. Si wowe twari turi kumwe hariya umbwira ngo ugiye kugura itabi? Agace kacu k'uyu munsi ntakarangiriye, ntuze gucikwa rwose n'igice kiraza gukurikiraho. Nimba utaranakanda subscribe, nakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.